Ndabasuhuje cyane mbifurije ibihe byiza mwese abakurikiye ibiganiro bya Gentil Jede Official igitondo cyiza ndetse benshi umunsi ugeze kure nizere ko muri amahoro. Ndi kumwe na Claude Hategekimana twarimo tuganira mu kanya ku bimaze iminsi bigaragara muri Kivu zombi mu buryo budasanzwe guhera Igoma ahasa naho hari icyicaro cy'ubutegetsi bwa Goma ubu niko twavuga. Mu bintu bidasanzwe birimo bigaragara uyu munsi ubutegetsi bw'inyeshyamba ziyobora kariya gace bwavuze ko butazongera kwemera ibyangombwa by'abaturage ba Kongo bari mu bice batagenzura. No kuvuga ngo umuntu w'umunyekongo utari mu bice M23 igenzura no kuvuga Kivu zombi cyangwa akandi gace igenzura ibice bigenzurwa na leta abantu babituyemo abo ngabo bazajya bajya muri leta bazajya mu bice leta mu bice nyeshyamba zigenzura ibyangombwa byabo ntibabyemere. Ubwo no kuvuga ngo bazajya babaha visa ahubwo kuko hari n'abadepite nabonye batangira kubikomozaho niko byakabaye byumvikana niko byumvikana but ubundi imbere ibintu byakoraga bite kugira ngo twumve neza. Bwira inshuti yawe cyangwa umuvandimwe ko mu minsi 7 gusa uzatangira kubona impinduka. Utizihe mpinduka rero ikigo Zirumuze cyita ku buzima hakoreshejwe produits z'umwimerere zikomoka mu gihugu imbere no hanze yacyo barimo baravura indwara ya amibe ku buryo mu minsi 7 gusa ushobora gutangira gutanga ubuhamya bw'impinduka kuri wowe. Batanga produits zifasha abantu bafite umubyibuho ukabije, kuvura infection z'abagore, umuvuduko w'amaraso, igicuri, indwara zo mu nda, prostate, umutwe udakira, diabete n'izindi. Ikigo cya Zirumuze giherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali hakurya y'umurenge wa Muhima La Flècheur. Bakagira n'ishami i Musanze hafi y'isoko ry'ibiribwa haruguru ya Wasake. Abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda produits zacu zibageraho kuri kuriye hirya no hino aho muri. Naho mu mahanga nk'Amerika n'Uburayi tubagezaho produits zacu mu minsi 3 gusa dukoresheje DHL. Duhamagare kuri 0783 63 221 na 0784 64 72 65. Zirumuze nicyo gisubizo ku buzima bwawe. Leta ya Kongo ni ifite ubushobozi bwo gutanga visa, ni nayo itanga ifite ubushobozi bwo gutanga ibyangombwa. Kubwizo mpamvu rero n'abantu ubutaka bwose bwa Kongo kubwizo mpamvu rero n'abantu babarizwaga mu bice bigenzurwa na leta bari bemerewe kuza mu bice bigenzurwa na 23 bafite ibyangombwa bahawe na leta. Ariko nujya kureba Jean mbere ko nagira icyo mbivugaho ubundi se kuki umuntu uri mu gihugu imbere akenera kugendana ibyangombwa ariko se ubundi hari umuturage baho utagira ibyangombwa biratandukanye. Kuba nta muturage uriho utagira ibyangombwa no kubisabwa uri kugenda mu butaka ibyo byangombwa bya applying aho biratandukanye. Ubu rero n'urugero ubu ngubu uvuye hano mu mujyi wa Kigali ujya tuvugira Rubavu cyangwa Inyagatare yego hari umuntu uguhagarika mu nzira akakubaza ngo uzana ibyangombwa? Nta muntu uguhagarika ariko hari ibyaba bakabikubaza kuko tujya tubibona hari igihe ashobora kuba imikwabo cyangwa habaye ikibazo cy'umutekano muke bakagusaba ibyangombwa. Aho rero niho nashakaga kugera. Yego mu by'ukuri hari impamvu ituma umuturage asabwa ibyangombwa wavukiye muri icyo gihugu asabwa ibyangombwa utembera mu gihugu ibice agendamo ari ibice bisanzwe by'igihugu hari impamvu ituma ahora yikanga ko agendana ibyangombwa. Yes. Ubundi umuntu uri kugenda n'amaguru w'umunyagihugu abantu benshi gusa ntabwo ari byo itegeko riri clear ko umuntu agomba kugendana indangamuntu. Ariko burya kugendana indangamuntu no gusabwa indangamuntu biratandukanye. Impamvu yigendana nuko ugomba kwitegura ko anytime ushobora kuyisabwa bibaye ngombwa kuko bishobora guturuka ku mpamvu wenda za service ukeneye kuri leta ariko bishobora no guturuka ku mpamvu zitunguranye z'umutekano bashobora kugususpectinga inzego z'umutekano z'igihugu. Ntago rero zagutandukanya n'umunyamahanga cyangwa uze guhungabanya uwo mutekano kugira zimenye ko uri umunyarwanda udafite ikibazo cyambere bagusaba n'ibyangombwa. So niyo mpamvu umuntu asabwa kugendana ibyangombwa hagiye hose kuko hashobora kubaho ikibazo cy'umutekano inzego zishinzwe umutekano zikakubaza ibyangombwa kugira zirebe eske ziba zishaka nyine mu bantu bahungabagije uwo mutekano. Ariko nkeka ko ibyo nibyo 100%. Gusa burya situation z'umutekano ni ikintu gitangaje. Hari umuntu uyu munsi
ukubwira uti genda indangamuntu yanjye sinzi ahantu iri cyane ariko ubwo ndabizi ko nyifite urumva nanashyizemo imbaraga nkayishaka naza ahantu nyishakira yego ariko jyewe sindakenera kugendana indangamuntu nta guciye mu ijambo abaturage bitwara gutyo badakunda kugendana ibyangombwa niba abaturage baba bari mu gihugu bizeye umutekano usesuye babona nta kibazo babona ibintu byose ari salama bakabona yuko maze n'ubundi umwaka ngendana irangamuntu nta muntu urahimbaza kubera umutekano wenda uri mu gihugu naho mu Rwanda bibaho ariko mu gihugu hari ikibazo cy'umutekano mukeya ntabwo ushobora kubona umuturage atagendana ibyangombwa kuko abazi ko ashobora guhura n'ikibazo aha aho rero niho cyagiye burya nashaka kugaruka nyine ubundi muri Kongo uko wenda si ahantu metiriza cyane keretse ibi bice bya Goma nabwo mbere y'uko M23 yafata ni ahantu bisaba ko ugomba kugenda ugashingura ikirenge ubanje kwisaka uti ibyangombwa byanjye muri Kongo rero hari ikibazo kihaba nibyo kugendana ibyangombwa ni byiza muri Kongo kuziye impamvu icya mbere nta mutekano uhari muri Kongo mu bice cyane cyane byo mu burasirazuba icyo ni icyambere ariko impamvu abanyekongo baba bagomba kugendana n'ibyangombwa nuko hari ikibazo cya Wazalendo na FARDC ubwayo ingabo za leta bafite ingeso yo kwambura gushinga amabariyeri bambura abaturage kandi ntabwo ari muri Nord Kivu cyangwa Sud Kivu gusa no mu bindi bice kuko harimo za mayimayi nyinshi iyo bashaka kukiyenzaho kugira bakwambure rero barabanza bakakubwira ati maze twereke ibyangombwa byawe banabibona ko nta kibazo ufite uri umunyekongo ariko kuko bafite icyo bagushakaho hari icyo bita fraction kugushaka icyo bita impamvu fraction barabanza bakubwira ati carte nayo ikarite yawe manzi yitwereke ugize ibyago rero iyo karita ntubuyifite kuko baba bafite amakarte directeur bahita bakuvuga ngo wowe uri inyeshyamba wowe uri umucengezi bakaba baragufashe noneho bakabona fraction baheraho bakwambura ibyo bashaka kukwambura niyo mpamvu abanyekongo ibyo babizi rwose n'igihe cy'umutekano barayigendana kuko azi ko atayigendanye ashobora guhura na Wazalendo cyangwa FARDC bakamwiyenzaho bayikubonanye se kandi bashaka kukwambura bakimara kuyibona ubwo bibatesha kukwambura iyo ni ubwo impamvu ya mbere ubuyisinzi bahita bashaka indi mpamvu narigize ngo bahita bashaka indi mpamvu nuvuga ngo we bagutegera aho hambere tubanza twereke karita yawe utayifite babagize amahirwe noneho kuvuga ati tugiye kugufunga wowe uri umucengezi wowe ushobora kuba urwanya leta wowe uri mu 23 iyo basanze uyifite rero bahita bashaka indi fraction akandi kantu bakugiraho so niyo mpamvu rero abanyekongo bitwaza cyane irangamuntu ariko nujya kureba nko mu Rwanda usiko nanjye ubwanjye hari igihe ngenda nta rangamuntu mfite ariko impamvu ni izihe nuko mu Rwanda tuba twizeye umutekano dufite umutekano uhagije usesuye ugenda amasaha 28 mu Rwanda nibyo niko bimeze ntago ari ugutebya niko bimeze buriya rero no kugendana ibyangombwa nabyo ni byiza ariko burya hari icyo umuntu yakwita nanjye kuvuga ngo ni umuco nka kiritire ntabwo ari kiritire ahubwo hari ibintu byitwa mails nabyo ni nk'umuco ariko bitandukanye na kiritire no kuvuga na akamenyero ahari ahubwo katubyita akamenyero nta muntu buriya utwara imodoka ushobora gusanga atagenda na perimi ntabwo yaba atatwaye imodoka abavuga ati nshobora guhura n'abapolisi bakayinsaba ariko ashobora no kumara icyumweero abapolisi ariko ikintu gitangaje umuntu ashobora guhora agenda na perimi atajya agendana irangamuntu yego warubizi ibyo bintu ndabizi ni ukuvuga ngo impamvu zituma usabwa cya cyangombwa ni nke cyane ku buryo hari n'igihe izo mpamvu utari buzigire uyu munsi n'ejo ikindi burya mu Rwanda kubera ko karite ndangamuntu y'u Rwanda isa iteye imbere ahubwo yego iriya mibare yo ifashe mu mutwe iri ku ikarita y'indangamuntu ubu uri safe kuko ibintu byinshi dukora biri muri system polisi ishobora kugufata ugahita ubabwira ati nimero yanjye y'indangamuntu ngiyi narayitaye bagahita bashyira muri systeme bikabira ati umuturarwanda nta kibazo cyangwa se ugasanga ntayo ugendana ariko ufite nuza iyi fotokopi yayo kuri telefone cyangwa kuri email mu minsi iri imbere ndi kubona bagiye no kuzivugura bakazongerera ikoranabuhanga mu yandi magambo hari ikijyanye n'akantu umuntu yakwita nk'akamenyero ko kwigendana nabwo kubera ko kenshi ubusanga ibijyago byo kwikenera bitakabije cyane ngo hari urugero rw'umushoferi ushobora guhora agenda na perimi kubera akazi ko yo
buri munsi buri mwanya mu muhanda barayimwaka ariko nta buri mwanya bamusaba indangamuntu. Noneho hakaza no kuba ari ikintu ari navuga igikoresho giteye imbere. Ahantu hose upfa kuba uzi imibare, upfa kuba ufite fotokopiya biba bihagije. Nkeka ko mu bice byinshi byo muri Congo c'est pas le cas. Yego. Ntabwo ariko bimeze. Nuvuga ngo udafite kiriya gipapuro kigaragara giprintinze cyanditseho amazina yawe n'ifoto yawe byometseho, nta koranabuhanga bagira, nta bundi buryo. Icyo gihe uri inyeshyamba wanagirirwa nabi. Now ubwo tuvuze ibyangombwa duhera ku ndangamuntu, ariko ibyangombwa M23 ivuga si indangamuntu gusa. Birashoboka ko niyo perimi yo gutwara bagiye kujya bareba ko yatangiwe iwabo. Kuvuga ngo kugira utware imodoka uri umushoferi mu bice bigenzurwa na M23 ntago perimi wahawe na Kinshasa bayemera, ntizakora. Keretse igihe ubwo bazashyiraho uburyo bwo gukora equivalence. Ariko noneho ikindi kintu ariho nari kuvugira visa. Nuvuga ngo impapuro z'inzira ubutegetsi bwa Kongo buha abaturage babwo, ubwo nabari mu bice ubutegetsi bwa Kongo bugenzura, ntago izo M23 zizajya zikonsidera. Bivuze ngo ya carte directeur uhabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'irangamuntu ntago izajya guhesha uburenganzira bwo kwinjira mu bice M23 igenzura, kuko M23 ntago ikiri gukonsidera, nta nubwo ikiri guha agaciro, yatesheje n'agaciro ibyangombwa byose by'inzira ubutegetsi bwa Kongo buha abaturage mu bice ubwo butegetsi bugenzura. Kubw'izo mpamvu kugira bajye mu bice bigenzurwa na M23 hari urundi ruhusa bakeneye rurenze iyo carte directeur cyangwa se passeport y'abanyekongo. Ariko rero ni kuvuga ngo ni visa. Rero buri kintu cyose muri ibi turi kuvuga biragaragara ko ari intambwe iganisha ku kwiyobora kwa Kivu Zone. Nibyo nari ngiye kuvuga, kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu umuntu yageze ku rwego rwo kwanga ibyangombwa. Hari igihe kizagera ufite diplome wakuye Kinshasa bagasanga wayikuye mu mahanga, igomba ukaba warayikuye mu mahanga. None se ubu M23 yashyizeho systeme y'ubutabera bwayo butandukanye n'ubwa Kinshasa. Ubu ifite ubutabera bwayo, yashyizeho igipolisi cyayo, yashyizeho systeme financière yayo, ishyiraho n'ubuyobozi bwayo buri administrative. Bivuze ngo rero na education ushobora kuzajya kubona ukavuga ati dushizeho systeme ya education yacu. Kuko hari ikintu turi kuvuga wenda ngiye no gukomozaho tugitangira vuga ni nyamara hari ibintu twigeze kujya tuvuga hano tutanga n'ibimenyetso yuko intambara ishobora kuzarangira biriya bice rwose byo mu burasirazuba n'ibindi ababarwanyi bashobora gufata bihindutse leta yigenga. Ubwo rero hari ibyo twari twerekanye, ibyo byo gushiraho igipolisi, inzego z'ubucamanza zabwo zitandukanye n'iza Kinshasa, systeme financière yabo, systeme administrative yabo, kubaka ibikorwa remezo mu bice bagenzura, kandi ubona ko ari projet z'igihe kirekire. Ibyo ni ibimenyetso byerekana abantu bavuga atani tuzahava, ubwo nibiba ngombwa tuzagira leta yigenga. Ariko ikindi kimenyetso rero cyerekana ko ni leta yari leta imwe, ariko ubu ngubu hari kugenda haremwa indi leta mu yindi leta. Gute rero ikindi kimenyetso gisa ni ikihe? Ni iki tuvuze, niba M23 yavuze ko itazajya yemera ibyangombwa bitangwa na Kinshasa ku baturage bari mu bice Kinshasa igenzura, ibyangombwa by'inzira, bivuze ngo kugira winjire mu bice bigenzurwa na M23 uvuye Kinshasa, uvuye Kisangani, uvuye Uvira, uvuye Kalemi Tanganyika, uvuye muri Equateur cyangwa n'ahandi hagiye hatandukanye, winjira Goma, Bukavu cyangwa ibindi bice ababarwanyi bagenzura muri Nord Kivu na Sud Kivu, ntago ibyangombwa wahawe na Kinshasa aribyo bizajya biguhesha uburenganzira bwo kwinjira mu ibyo bice. Nta nubwo M23 izajya bikonsidera, ahubwo M23 iteganya gushiraho visa ku baturage baturutse mu bice bigenzurwa na leta kugira binjire rero mu bice bigenzurwa na M23 mu gihe itari ku considering ibyo byangombwa bahabwa na leta. Amakuru arerekana ko iteganya gushiraho visa. Ngano no bibaze M23 iragenzura Goma, ikagenzura Bukavu n'ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ariko kugira uvi Kinshasa uzagoma na Bukavu ugasabwa visa. Icyo ntago ari ikindi gihugu. Iyi niyo mpamvu ibiganiro Gembo na byadwa bidashobora gukunda. Bira biganiro ni kuko M23 igeze kure cyane umushinga wari muri propose ya bino biganiro. Twigeze kubivuga, ntitwigeze tubona ahantu byanditse, ariko byaravuzwe yuko M23 yasabye ko yagenzura bino bice ni buri myaka 8. Yego. Ngo kugira ngo itange urugero example
y'ukuntu ahantu hayobowe neza agomba kuba hayobowe. ariko se reka wenda noneho rero naguciye mu ijambo buriya uhamaze imyaka 8 buriya kuwa 9 wahava ahubwo se wahita wasubiza mu biganza bya leta. uhamaze imyaka 8 umwaka wa 9 haba hakitwa kuriya mu by'ukuri umuturage w'icyo gice yaba gifite na Kinshasa yaba kibuka leta. Wowe si uhabaye warubatse ibintu bigiye bitandukanye, administration, inzego z'umutekano, amasysteme atandukanye, burya wahafata ukongera ukasubiza mu biganza bya leta uhamaze imyaka 8. Mu myaka 8 uba waryohewe n'ubutegetsi, abakozi baba bakwiyumvisemo, uba wubatse relation internationale, wagize ubanyi n'amahanga, uba watangiye kubaka politike, washyizeho ubwirinzi bwa gisirikare, imipaka uba wayikasuza ahantu igarukira, abakurwanya wabashyize ku ruhande, inshuti waziyegereje. Umva, mu myaka 8 wabashyizeho ifaranga ryawe, washyizeho banki. Imyaka 8 uko bigaragara rero hari ukuntu ibikorwa ubona bagenda babikora gake gake, ari utuntu wajyaho ni duto ariko ni intambwe ziganisha ku kwigenga nshuti yawe. Ahubwo sinzi impamvu abantu batabibona. Rega hari ikintu warunavuzeho cy'ibiganiro ngo ntibitanga umusaruro. Imbere yawe muri santimetero nke cyane urumuri rwa mudasobwa, inkomoko ya computer vision syndrome. Mu ntoki zawe nabwo urumuri rwa telefone, imirasire y'urumuri rw'ubururu. Ibi byose biri mu bitwangiriza amaso. Warubizi neza yuko umuntu umwe muri 3 agenda n'indwara y'amaso, yaba bizi cyangwa atabizi? Ikiza nuko inyinshi muri izo ndwara zishobora kuvurwa. Ubu rero inkuru nziza nuko serivisi z'ubuvuzi bw'amaso twamaze kuzegerezwa mu bitaro byose bya leta hirya no hino mu gihugu. Ingendo n'umwanya byagufataga ngo ubone izo serivisi ntabwo bikiri ngombwa. Iyo basanze ukeneye indorerwamo z'amaso nazo uzisanga kwa muganga. Minisiteri y'Ubuzima ifatanije na One Sight baragushishikariza gusaba izo serivisi. Ubundi reka nze nkubwire Gentil, intambara yitangijwe bifite intego. Twabonye rero ko ibiganiro ubundi cyo bikora iyo bigiye mu mucyo koko bigashigikirwa ngo bihagarike intambara, bidevuya impamvu y'intambara, birayideviye. Buriya rero intambara yose itangizwa hari intego runaka. Ni nayo mpamvu kenshi intambara irangizwa n'isasu nyine kugira ngo za ntego zigezweho, kuko ibiganiro bideviya intego. Ni nayo mpamvu rero mu ntego abarwanyi bafite ba Alliance Fleuve Congo 23 mu byo bateganya, uzarebe no mu byo bajyanye Doha muri Qatar hari icyo bintu bita federalism. Federalism bakeneye ubwigenge ariko wenda bucagasa, ariko baba bufite. Kandi iyo federalism nta n'uwamenya niba itashishira noneho kuvuga ati byari federalism ariko aho bigeze noneho turigenze mu buryo bwuzuye. Ibyo nabyo birashoboka. Noneho reka turebe noneho Bertrand Bisimwa yageze kuvuga ngo igihe nikigera, ndabyibuka ko hari mu kwezi kwa 12 2023 mu kiganiro ari kugirana n'itangazamakuru mu mujyi wa Bunagana, haravuga ati igihe kizagera Kinshasa nikomeza kwinangira dushireho ubutegetsi bwacu mu bice tugenzura. Bagiye babivuga rwose, kandi ntabwo bavugaga ubutegetsi tureba ngo bwa guverineri cyangwa ba administrateur b'amateritoire cyangwa ba groupement, bavugaga ubutegetsi guverinema. Kinshasa nikomeza kwinangira tuzabikora. Ubu rero hari ibimenyetso bikomeza kubyerekana, hari ibyatambutse, ariko iki ngiki tuvuze gisa kuri aya makuru mashya kuvuga ngo umuntu uvuye Kinshasa, umuntu uvuye Kisangani, umuntu uvuye Kasai, umuntu uvuye Uvira cyangwa se Kalemi muri Tanganyika kugira ajye n'umunyekongo kugira ajye mu bice bigenzurwa nayo mu 23, ntago tuzajya twemera ibyangombwa yahawe na leta ngo tubikonsidere bimuhesha uburenganzira, ahubwo hashobora kujyaho visa. M23 rero kuki yabikoze, iravuga yuko Kinshasa nayo yabikoze kuko yavuze yuko itazagikonsideringa, itazanemera ibyangombwa by'inzira bitangwa n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo, izabitesha agaciro bitemewe mu bice bigenzurwa na leta. Kubw'izo mpamvu umuturage utuye mu bice bigenzurwa na 23 ibyangombwa ahabwa bari kubihabwa na 23 cyangwa Alliance Fleuve Congo ntago byemewe mu bice bya Kinshasa, nta nubwo byemewe i Burundi no muri Tanzania. Alliance Fleuve Congo rero yabikoze ngo mu rwego rwo gusubiza Kinshasa, niba muvuga ko mudakonsideringa ibyangombwa by'inzira duha abaturage bari mu bice tugenzura kugira baze mu bice by'iwanyu, natwe ibyo muha abaturage bo mu bice by'iwanyu nta gaciro tukibiha, ubwo tuzajya tubaha visa. Ariko noneho nubwo Alliance Fleuve Congo itanga iyo motif, ariko ni ikindi kimenyetso cyuko nyine bari gucreya systeme yabo kandi ishobora kuzigenga kuri inshuro. Gusa mbere gato yuko ibyo bikunda rero abaturage ba Kivu mu bice M23 igenzura bazabanza gukubitika.
bazakubitika. tekereza kuba nyine udashobora kugenda niba ibi bihugu bituranye n'ahangaha bidashobora kwemera icyo cyangombwa. Ntago ari byose ariko ugiye kureba wasanga ibihugu by'abambari donc ibihugu byakunze gufasha Kongo kurwanya mu 23 nibyo bibyanga, Burundi na Tanzania, ariko mu Rwanda, muri Uganda, muri Kenya, South Sudan barabyemera. Ubundi se M23 yo itanga ibyangombwa ivuga ko ari inye M23 Alliance Fleuve Congo M23 iprinting icyangombwa cyanditseho gute hejuru ubundi yerekana ko ari AFC M23 nk'abaki umutwe urwanira uburenganzira bw'abanyekongo, umutwe wa revolutionnaire waje kubohora abanyekongo kandi ukaba ufite nabo wabohoye hejuru se haba handitseho nyine urabona cyangwa cy'u Rwanda cyane ngo Repubulika y'u Rwanda, naho bandikaho République démocratique du Congo. Ni darapo noneho bakoresha mu bice bagenzura risa n'iryi Kinshasa, indirimbo y'igihugu ni nk'iyi Kinshasa. Uzarebe na uniform bafite, ibyangombwa bigatandukanira he, uzarebe na uniform bafite ziriho idarapo rya Kongo, nicyo kimwe n'ingabo za Kongo. No ku byangombwa byabo rero batanga Alliance Fleuve Congo harimo n'iby'inzira, bashiraho idarapo rya Kongo, bagashiraho République démocratique du Congo, ntago bashiraho République de Kivu, bakandika bigatandukanira he rero, bigatandukanira ahubwo kukureba ngo abayishinze iyi papier cyangwa se abahaye abatkoze ino document bakanayivalidatinga kashe signature, hari ibyangombwa bitagira kashe n'amazina, hazaho n'akantu ka Alliance Fleuve Congo. Ariko Alliance Fleuve Congo bashobora kuba batanayishiraho ahubwo wenda amazina oya n'ukuntu design y'icyangombwa biteye byemejwe na Gouverneur Erasto Musanganya, Gouverneur du Nord Kivu ukorera Alliance Fleuve Congo. Ibyo ngibyo tubona difference. Ikindi kandi ntihaburamo n'akantu ka Alliance Fleuve Congo, ariko kenshi bashiraho Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bigatandukanira wenda kuba bashize umukono kuri icyo cyangombwa. Kuko urumva hari Gouverneur wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa, General Kakule ukorera muri Beni. Gouverneur ntabwo nkeka ko yasinya ku cyangombwa n'urugero nari ntanze, ariko noneho reka turebe, hari migration igikorera muri Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa, n'urugero ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, none se Kivu y'Amajyaruguru yose yari yafatwa, ntiwabonye ko guverinora ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa iri gukorera muri Beni? Okay, nuvuga ngo ubu ngubu umuntu ufite pasiporo, umuntu uri Goma ufite pasiporo yahoranye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo pasiporo nta kintu kimumariye mu bice bigenzurwa na 23 yahindutse ubusa, kandi iki cyemezo ntabwo kigiye guhita gifatwa aka kanya. Bavuze ko kizatangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Naho si kera, ntago ari kera, n'ukwezi ariko nyine ubwo nta kizabi kimaze iyo pasiporo. Nuvuga ngo wowe uri mu bice bigenzurwa na leta n'ibyangombwa byawe, ubwo icyo byemplika uzajya ufatwa nk'umuntu uvuye mu kindi gihugu winjiye mu kindi, kuzaho pasiporo nshyashya rero. Ahubwo hano niho bisa bisira nkubwira ngo niba batemera ibyangombwa bitangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage bari mu ibyo bice ngo binabahesha uburenganzira bwo kuza mu bice abarwanyi ba 23 bagenzura, ubwo witege pasiporo y'aba barwanyi, witege irangamuntu ya Alliance Fleuve Congo itandukanye n'iya Kinshasa, cyangwa se ibyangombwa biranga abaturage, yaba ibibemerera kujya mu bindi bihugu cyangwa se ibyangombwa by'inzira, ibyo ari byo byose. Bigaragara ko Alliance Fleuve Congo igiye kubikora ikabiha abanyekongo mu bice igenzura, ariko bikaba bitandukanye n'ibyo Kinshasa iha abaturage nabo bari mu bice igenzura. Hari ubwo ntabwo twavuga ko icyo cyaba ari ibihugu bibiri. Niba Alliance Fleuve Congo M23 igiye gukora pasiporo, igakora indangamuntu, igakora icyangombwa cy'inzira, igakora driving license, je le dis, je le répète, je signe, j'accepte, ibishoboka byose kiriya yabaye leta. None se reka nkubaze, ibyo ngibyo abantu bashobora kuvuga ngo ntibishoboka, ariko reka ze nkubwira ibindi byashobotse kandi twigeze no kubikomozaho. Alliance Fleuve Congo ifite igipolisi cy'umwuga gitandukanye n'icya Kinshasa. Igipolisi burakoye ko ari ibintu biri roko, ubutabera, ahubwo nk'ubutabera, ubutabera ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu. Banatanze offre, basaba gikomeye cyane, banatanze offre y'akazi, kuko ubundi
usomye neza les lignes entre lignes ugasoma neza ubundi ubutabera ni pilier 3 z'ubutegetsi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uvanyeho ubutegetsi buri administrative ni ukuvuga executive hakurikiraho ubutegetsi nyubahiriza tegeko bugizwe n'abadepite n'abakibose abo ntabahari na pouvoir législatif, hanyuma hakaza legislative. Legislative rero niba buhari mu by'ukuri kandi none ikibazo legislative bura nibwo bushyiraho ubundi busigaye, ariko legislative twavuga ko ubutabera urwego rw'ubutabera rw'amategeko ni nabwo bu designing ubundi legislative twavuga ko ari parlement inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri, ahubwo ari pouvoir judiciaire. Nibyo narivuze legislative. Judiciaire niyo y'ubutabera, y'ubutabera butegetsi niyo i-designing ubundi, niyo i-designing ti pouvoir executive zagira gutya, legislative zagira gutya, igatangira gushyira izo nzego zisigaye. Ni uvuga ngo ubwo urwego rw'ubutabera nirwo rugenzura polisi yashyizweho, kuko polisi nayo ishyirwaho n'itegeko. N'amatora yabaye mu gihugu kugira bemeze perezida, icyemezo cya nyuma kiri finali gifatwa n'urukiko rw'ikirenga. Urabona rero na perezida karahira imbere y'umukuru w'urukiko rukuru rw'ikirenga. Inkingi eshatu zigize ubutegetsi, hari urwa executive rukora ndetse bigaragara ko ruhara, ariko rufite ukuntu rwihishe. Barushize ariko ntago ruruzura neza, ntago ari ukutuzura, ahubwo rufite ukuntu runyegeje wa mugani rwihishe. Ariko se wa mugani hanyuma none se ugiye kumbura ko rwihishe, reka mpite mbikubwira. Reka gice gifite ntabwo avuga ko ari perezida buriya cyangwa Kabila. Guverineri Erasto Bahati ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aripotinga kwande, ariko umushyiraho ni aripotinga kwa ngo burihishe. Aripotinga kwande ninde umwasayininga. Colonel Nanga ashatse avuga ati guverineri Bahati Erasto wa Kivu y'Amajyaruguru tumusimbuze, wa Kivu y'Amajyepfo tumusimbuze, ntibamukuyeho se wa Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi mukuru wa polisi aripotinga kwande. Ubwo twavuga ko Colonel Nanga na Bertrand, Colonel Nanga twamufata nka president, Bertrand Bisimwa tukamufata nka vice president cyangwa ministre w'intebe. Bese hari ukuntu ayo materime wenda ataza kubajijisha cyane mukagira ngo, ariko hari ukuntu ubutegetsi buri executive ubu hari ku rwego rwa nyuma ariko bukora mu buryo utamenya. Ariko hari ikindi kintu bakoze rero tugiye kwerekana. Buriya ubukungu nabwo ni kimwe mu bintu bigaragaza igihugu, bunafite imbaraga mu gihugu cyane. Ariko nitujya kureba gushyiraho system iri financière yawe bwite itandukanye n'iya Kinshasa, hari icyo ntago gikomeye nk'ikintu kigaragaza ko igihugu gishobora gushingwa, cyangwa se ntago ari ikintu kigaragaza igihugu gishobora kugira ubwigenge. System iri financière cyane. Ubwo bivuze ngo niba ushizeho system iri financière ugatangira gushyiraho amabanki yawe atandukanye na banki centrale y'i Kinshasa, bizanarangira ushizeho n'inoti zawe. Noneho ahantu binakomereye Gentil, communauté internationale urabona zibleminga. Amerika bari bumva ivuga, abanyaburayi bari bumva bavuga kuri izo ngingo, ariko ndabashaka ko bari kwiga ukuntu bazabisenya. Bazabisenya abari kubyubaka bo nta makuru baba bafite se. Erega buriya tukarebe Colonel Nanga, reka zamubwire Gentil. Colonel Nanga ni umunyapolitiki umaze igihe, Bertrand Bisimwa umaze igihe, ba General Makenga ni abantu barwanye zino ntambara, bazi n'ikintu cyagiye kibabangamira muri izi ntambara, barakizi. Rero mu babangamiye rero harimo n'abanyamerika 2012 na 2013 babashizeho igitutu n'abafaransa n'ibihugu bikomeye harimo na za ONU. Nujya kureba rero bazi aho Turiki yose ishobora guturuka ku buryo batakubaka ibintu nk'abiriya, bazi ko batari bubirambe. Nabo ni abanyapolitike, nabo bazi geopolitike, bazi ibintu biva naho bijya, nabo bazi ntago bakubaka ibintu birambye kuriya badafite icyumvirizo kiri guturuka wenda mu banyamerika cyangwa mu banyaburayi cyangwa muri ONU. Kandi noneho n'abanyamerika na ONU cyangwa n'ibyo bihugu bikomeye, usibye kuvuga ibiganiro cessez-le-feu, muhererekanya imfungwa, ariko kuri systeme mu 23 iri kubaka muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo isa nka iri kurema leta mu yigenga, ntabwo ushobora kumva communauté internationale kibivugaho. Ubwo rero twigeze kuvuga yuko ikibazo cy'abarwandofone kimaze imyaka myinshi cyane, Kinshasa rero kugikemura byarananiranye. Birashoboka ko bano barwandofone igihe kizagera bakavuga ati twarananiranywe n'ubutegetsi bwanyu, amasezerano twageranye ku gihe cya RCD Goma ya Sun City ntimuyashire mu bikorwa, igihe twageranye amasezerano ku gihe cya SNDP byaranze. 2012 na 2013 mwadukiniye amayeri, Kabila nakora lobbying, abandi baraturwanya mu nyungu zabo, kandi nabwo twasinyanye amasezerano nayo ntimwayubahirije. This time rero turabona ibyiza uko twatandukana, kuko leta na Colonel Winingoma yigeze kujya avuga ariko atari ko buriya bari abantu b'i Kinshasa bite byabo iyo batuvugaho gutya,
ati nyamara twe dukomoka muri ibi bice byo mu burasirazuba harimo Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo ati igihe kizagera bagumi wabo natwe tugumi iwacu ibyo byaba bishatse kuvuga iki birumvikana ntabwo bisaba kubisobanura cyane urakoze cyane turashimye cyane mwadukurikiye mwebwe turabashimye Imana ibahe umugisha Claude nawe urakoze cyane umunsi mwiza umunsi w'ibirori uregereje ibintu byose biri ku murongo gusa hasigaye ikintu kimwe gusa umwambaro wawe ukeye kandi ukunyuze n'uwabazaguherekeza inshuti zawe nazo zirakubaza ahantu zakuri cyangwa cya danje kubera ko zirakwemera uri indorerwamo yabo rekeraho rero kwirirwa ubaza umuhisi n'umugenzi ngo nakurangira aho wakura costume nziza amashati n'inkweto cyangwa indi myenda ukeneye dore urutoki rwanjye ndagutungira Golden Fashion niwe mufatanyabikorwa wawe mu kwambara neza yaba imyenda n'inkweto by'ibirori ibyo kwambara mu kazi ibyo muri weekend yewe na bamwe bakenera imyenda n'inkweto byo kujya kuri terre mu kazi nababwira iki karibu muri Golden Fashion wihitiremo ibikunogeye dukorera mu nyubako ya Tedemir mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage urabona icyapa cyacu kinini cya Golden Fashion cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 91 85 cyangwa kuri 0788 253 karibu muri Golden Fashion.